reka noneho mbivugira imbere ya mikrofoni. Aya yiswe ngo iki? Je t'aime Beyoncé. Beyoncé cyangwa Beyoncé episode 11. Reka turebe imeze bite. Ndarakaye sasa. Reka nzamasobanure filime zanyewe nizishaka ziyahure. Sasa bangaba niba bagiye simbizi kurikira filime. Cenga uko yakaje. Cyama. Ngahinjira se. Ajyanye na ziya usinzi ngo bagiye kuganira. Muzanye ahantu heza hasa neza afite fresher nibaje iwabo. Arebye gutya gasore k'abantu heza mu nzu nziza n'umwana w'umukire. Do reba hakurya iriya. Do. Urebe hakurya. Urebe hakurya. Reba mu ntebe harimo inkebebe. Iyi niyo nzu ubamo. Nanjye niko mbikeka. Urabona atari nziza se? Niko mbikeka bivuze ngo ntabyo uzi se. Ntago bizi nta kintu biziho. Ntako bakikoze ufite inzu nziza uba ahantu heza. Inzu nziza. Yewe ibintu uri kuvuga neza urimo urabivuga neza nk'abantu bakina amafilime nyine ari romantike meze nk'watunguwe nyine nkafite nk'umutima muto ariko mfite inzu nini ariko ntakubeshye jewe ndi munini muri njyewe ahamagara inkebebe. Urebe inkebebe bose urampamagaye. Ese kintu ni igiki? Byihorere wowe wicara tuganire ushaka iki cyo kunywa? Ntacyo nshaka. Mfite kukubwira ibi unyumve. Mbabara urekere. Rekera ukomeza kungendaho nta mpamvu. Wikomeza kumeza nk'untocaringa nk'untoteza. Niba hari deni nkurimo umbwire ngo usabe imbabazi. Ngiye manitse amaboko mvuye muri ugenzi kamusaba imbabazi. Disi nk'umwana warizwe. Buri ibintu by'intambara ntago ari byiza. Niba hari deni umva nkurimo umbwire ngo usabe imbabazi. Ngiye mvuye kuzima manitse amaboko no guhangana. Nta mpamvu yo kugira ngo tujye duhora mu bibazo turwana. Kandi wihangane siniya karana mwunamira. Amuisari yuti kiramureba. Kiramuhengereza. Ariko se mwana ubu nakwizera ko rero uri murambwira ibi mwana. Ndase ushaka icyo ushaka yiki. Ndabasa nkureke unkubite basunyishyura n'ibyo byabyiza unkubite nk'inshuro enye. Ntacyo nkubita niba narakubitse nk'inshuro enye nkubita inshuro 5 cyangwa 6. Nkeneye kumbera umukunzi. Ngo iki? Yewe inkebebe azana inkebebe. Azana inkebebe mikrojeni. Karibebeza. Ye numvise yuko iyo nkebebe yawe ngo ari agakobwa ngo wagahawe na ex girlfriend wawe mwakundanaga kera. None ubwo bivuze ngo iyo ukarebye ntumukumbura. None kuki ukomeje ubundi kunteza ibibazo nyine nawe dufitanye ikihe kibazo? Oya ntago nagahawe n'umukunzi wanjye wa kera ahubwo uyu nguyu turavukana. Ngo iki ni wowe wakabyaye cyangwa? Ese wasi kwigira kaguri. None urumva agakobwa kanje niba ntarakabyaye se nagaterana uko niboneye ngiye ngita nk'akavandimwe kanje naragatabaye. Ubu ngubu nkita nyine ko tuvukana ari amaraso yanjye. Aho gashenzi kazagutera indwara. Kare kurere kuri inkebebe. Jugunye inkebebe. No mukabwa. Gakobwa keza atajya gukora. Yewe noneho urumva umerewe neza uyu munsi. Yewe karavuwe kari karwaye mu minsi ishize ariko karavuwe. Ni inkebebe ye ashyira inkebebe mikrojeni hasi. Aricara mugenzi. Aragaterura. Kitaba telefone. Yewe numvise telefone yawe. Uyu nguyu. Wamugenga we mbwira watwaye hehe ziyawo. Mwibuke igihe twaye ziyawo. Abashuti biwe buretse urebe. Urebe kuntu cyanzanga kirimo kirabura. Yewe mbwira. Nimero yawe nayikuye kwa Zulina. Ase wamereje umugiga tukavugana. Uwo ni nzanga yanamukubita. Mbwira ufite ikihe kibazo wajyanye hezi yawe. None nakeka se kuba namujyanye nanamugarura ku bwawe. Ntago reka je mbitayeho mwebwe. Mpereza hano umusenzi kuhereka mpereza telefone. Aratukana wanyebebe wanyagupfa nyakutsindwa nyakwicwa n'uburoro nyakwicwa na mugiga wa mushenzi we. Taramutuka. Mbwira umukobwa ari he? Mume tuvugane kuri telefone oya ndaje mwohereza garuke kumba ari kumwe n'inkebebe. Ari kumwe n'inkebebe. Yewe ndagiye niba uri busy reka nigende. Ntacyo nukenera yuko ugushaka kunyishyura ukankubita nzakubwira unkubita. Ngaho genda. Ariko baretse gato yengende siniya wawe urabizi. Yewe nakuzanye hano kugira ngo tubanze tuganire.
oya ndabona uri bize reka gende nta kibazo cyo imyitwarire niyi watuje tukaganira cyangwa se ngaho tugende nguherekeze kobwa yaje gusaba imbabazi yabonye ibintu by'intambara atazabyiviramo mbese nk'umwana nyine ufite ikinyabupfura biba ngombwa yamucyuye nijoro yamucyuye bwije sinzi ngo nzanga abonye yuko bakiye umukobwa bwije yewe hagarara oya reka nkujyane kugeza hafi ya doro yawe oya nta mpamvu kusicara cyangwa kugeza hafi yawe urara tugende humura ntugire ikibazo kashaka gusigara mu nzira sasa bavayo nzanga na Zuwani we bazenguruka imodoka kuki muje baje kurwana bafata umukobwa bajya kumwambara sentire kiramufata nzanga vayo mukura mu modoka vayo hano wamuginga we umeze neza yego umeze neza Zuwani we nta ndura agira hano uyu nguyu yabana umuntu wamusenze wari wamujyanye wagicucu avuga wari wamujyanye he aramwiyaka yewe wari unegereje aka ngaka arishimye ko bagatabaye wari unegereje reka wakimara wongera ubivuge nkwereke ndaramujyana Zuwani wari wantegereje wari ngo nze hasi muramujyana batangira kurwanira umukobwa se wandekuye undi aramufatana Zuwani tugende amujyanye undi araza nzanga umujyanye ziyawe arakureba wamuretse ko ameze neza nta kibazo afite yewe reka tuvugane njye nawe dufite ibyo tuvugana n'ibirangira turavugana wewe nawe murekure ese mufite ikihe kibazo hasi mwese mufite ikihe kibazo mushaka iki barwanira umukobwa sasa abanyeshuri hano baraza barashutinga barakamera dore intambara yewe ndi umuntu w'ingenzi kuri we ndeka ni nzanga Zuwani aramujyana ese umujyanye wamusenze ntumwiteho we mureke uriya baraziranye wowe uri ikimara uri igicucu nyakupfa genda nawe uri ikimara baratukana nzanga nindwanye abana rwanda sohoka muri iyo modoka sohoka vuba nzanga ni ikigoryi Zuwani yatwaye umukobwa yatwaye Zuwani we aramurekura yaramushitse mukurubanganaga nkaho ari umugore we nakubabaje oya ntese undi ufite ikihe kibazo mbona nawe imyitwarire yahindutse reka yagiye muri dore twangiye kwiryamira ntugire ikibazo se muba mujya mu mirwano y'ikimura ziyawo witekereza yuko wenda uriya muginga kumusaba imbabazi bizatuma mudasubira mu mirwano ariko nafite kuganira nawe tukavugana kubera iki kubera ko nyuma ya saa sita yambwiye araceceka yambwiye ngo nta ngeneye none wizera ibintu yakubwira yabivuze kubera njyewe ngo iki kubera wowe kubera icyo uvuze ngo kubera wowe ntago jya uriya muginga mwizera bwira mumaranye umwanya ungana gute bwira uku ariko se kumeze nk'uwasaze we mwizere humura ntugire ikibazo ntabwo azongera kuntesha umutwe yewe urabizi uwo ndi we ndi umuntu w'umuhanga ndi umuntu uzi ubwenge kandi ndi mukuru hita yigendera karigendera ubundi uyu muginga arimo arangenda uko ankunda cyangwa se anyifuriza ibyiza yewe ziyawe aramuhamagara araza aramwegera nyine ibyo nkubwiye ntubigire birebire ntubigire big deal ntabwo ari ibya hatari nyine icyo nashaka kuvuga bivuze ngo urashaka ko tujya gusangira ibya nijoro reka jyewe numvaga ntanashonje shaka tujya gusangira sha nakubonye tayari ntibyatinze yewe ni felicite ni nziza turimo ubona nyine ukuntu njye nawe tuba turi kumwe umeze nk'unyitayeho ibiryo dusangira ibi tuzi turya ngaho nawe ujya urya byinshi yego atangira kurya ajya yirira byinshi n'ubundi yigirira peti Zuwani ntago nateganyaga yuko wenda amahaba imirwano ingana kuriya nta nabwo nari nzi yuko wantegereza ngo uze undwanirire sinabitekerezaga gusa ndabizi yuko turi inshuti kandi twiganye uri umuntu wanjye ndabeshya se nibyo nzanga rero we kimeze nk'igisazi reka nyandikire nkibwire ko kitesha abantu umutwe we yamwihorera ibyo mvuga nzanga ndetse nawe ni umuhanga ni umuntu kwitaho nk'umuntu mwakuranye uretse n'ibyo mwabaye inshuti mo nk'abavandimwe
ibyo uvuga nibyo koko wabona we nayo yageze no muri dortoir yamaze kuryama reka mwihorera ariko ndaza kumubaza ejo niduhura mubaze impamvu nawe yaje kurwanirira this nakana keza ubona nta ribi mbwira ubaye iki reka turye ko bagatashye nimugoroba bwije Zuwani urakoze kuba basi umperekeje unjyanye kuryama genda ujye kuruhuka bihagije ahita yigendera ageze hano nari nibagiwe hasi hari ikintu cy'ingenzi nibagiwe kumubwira yewe we uzi ko ntamubajije ahindukiye asanga yagiye yewe nzwanga Zuwani hari ikintu ufite kumbwira nashaka kubaza ku bijyanye wowe na Suwaningi Aningi wa mukobwa babana muri dortoir imwe mwembi babiri yewe ndashaka kumenya niba Aningi ari umukunzi wawe kabivuga kivuye inyuma kirukanka kivuye inyuma handi wihagarara ukavuga ati reka n'ubundi mbivuge kama mbaye uko byagenda kose yego we na Aningi kagira isoni mwembi babiri afunga umwuka nshaka kumenya niba mwembi muri babiri wowe na Aningi ari umukunzi wawe karabivuga murateretana yego arabyemera nyagasani arabyemera Ziyawo none ufite ikihe kibazo kumba nibyo katekerezaga ntago byabaye yewe none se mwembi niba nibaza niba mugenda nanjye najya nkubwire yuko turara muri dortoir imwe Aningi twarakuranye ababyeyi biwe ni ababyeyi b'abantu beza ndetse n'abantu batandukanye kandi nawe n'umwana mwiza ni umuntu ugira ubutwari ugira umuntu ukunda abantu kumbe kabiro nibyo kari gatekereje kabimubwiye ngaho genda ujye kuruhuka yego bamubwije ukuri none se dore umusore udutugu yifitiye ariko zo nkora iki noneho nta nubwo mbimubajije neza nk'uko nabishakaga sha nshaka kumenya isano bafitanye Aningi afitanye irihe sano na Zuwani ahita akigendera garuke hakuno sasa kuri bakananga babiri Denise ndagarutse ndatashye Denise arahaguruka nincakura amuvanayo ngwino wicare ngwino tuvugane ngwino nkwereke aramwicaza yewe niba ikiza kutamuzanira muzanire niba ari icyo muzanira baza kumuha keya niba byagenze bite simbizi Niga waduteye ubwoba wadukanze mbwira urumva bimeze neza ibi turi gukora massage imeze neza watubwiye ibyabaye hariya ku marembo ubwo abantu barwanaga ku marembo mwibuke abanyeshuri babafotoye babakameye yera inajyanye na mushuti wanjye kwirira oya ntawiva muri ibyo sibyo tuvuga nyine ku marembo si byabaye ntago bizi nyine ijoro ubwo nyine ibiyongoyongo byavugaga abasore bari kurwana bakurwanira bwira Shenge na Zuwani na Nzanga bagukunda bose tubwire na matiku bagukunda bose mwabikuye ntagazi yuko babakameye wiki bivuze ngo mwembe bose bakora batatu bakurwanira gasa mwabikuye twari turi gutongana turwana twese bwira ayo makuru mwayakuye Ziyawe hari umuntu wa uploadinze video kuri internet yashyize kuri internet ngwiki arumirwa kumbi bamugize kuri YouTube baragiye ba uploadinga amafoto kuri internet kuri channel ya Bad News Entertainment yewe mbega ibintu byari bizi ko barwanaga bakurwanira ni Denise ntago yumva uburyo byageze kuri YouTube tangira kwibaza Zuwani n'umuntu akunda ariko umuntu utamukunda Nzanga nuwo bakuranye naho Chenge ni mayibobo yo kwishuri ni siniya abagenga ntago bazi yuko twapfaga kiriya gicucu ngo ni Chenge hasi bini ibiki bindi wabishyizeho gute bakwandika inkuru nk'izi ngizi yewe reka twe tubwiza ukuri none nk'abantu murarana Chenge Zuwani na Nzanga ninde boyfriend wawe dufite amatsiko oya ubwo nubusa ubwo nubusutwa nta kintu na kimwe ariko watubwije ukuri ko n'abantu bamubana mu cyuba kuri kubahisha koko kweri ariko oya
ibaza noneho Zuwani n'ibi bintu yabibonye kagira ubwoba reka mbisibe agiye kubisiba hari uwaje Zuwani yari nawe ubwe yari itahiye aje mu maniga aho bararana Evidex na Isamu Zuwani none se warebye kuri internet kuri YouTube ya Bad News Entertainment ukareba kwiki kuri Bad News bamwereka inkuru baraho hari undi waje haje nzanga reba ibi bintu reba buno busa telefone Aning nawe yego Aning sinzi ngo bamubwiye iki arahaguruka ndabyumva ahita agenda amakuru yasesekaye mu kigo abasore batatu bari kurwanira nde Ziyawo kurikira filime yenze Aning yamuhamagaye hano hanze Aning yumiwe ufite kibazo mbwira ibi nibiki bapostinze kuri YouTube channel ya Bad News Entertainment nasoni umuntu nkawe twemera nubaha twakuranya nkunda uratinyuka ukarwanira Ziyawo n'abasore babiri iyi video mbwira niye nyayo mwembi ntago mubivuze ngo ntago muri inshuti murana murwanira nuko twize mu ishuri rimwe Chenge yari yamushimusi yamutwaye none se ibyo ngibyo byakurebaga ndabizi yuko wenda mwaba mukundana ariko nta mpamvu yo kubimpisha wenda sikabona mukunda Aning nta kibazo wowe nyumva neza ibyo ndi kubwira kano nyizere sawa none wigeze uvugana na mwarimu wawe abe yakubwira ngenderwa kugira ngo ube wafata byinshi bamaze kwiga udahari yego none se bya bintu by'amaposti babisibye byasibamye ibintu nzanga kumbe kazi yo kahise kabisiba kuri internet yarebye amafoto yamugezeho ubu nguko ko bangeranya na tuno twanya gute ni ikigoryi cya nzanga we aba yumva akuze arenze ariko se kweri umuntu nkanjye mukuru gute bangeranya n'izi nzingo utu dusore utu tuntu tungana gutyo nitwo bangeranya natwo kweri shaho yandababaye cyane izi nzararazi zino nkebebe koko ni ikiyemezi birasa naho ndi umusore w'igikundiro ukurura abantu benshi ukurura abakobwa benshi ariko nukuri kw'Imana Ziyawo ni umuntu ufite isura nk'izombi ntapfa gukunda nakunda amazomi niyo mpamvu asa nayo ni umuntu ntapfa gukunda ntabwo najya mu gikundi cy'abantu bamurwanira rwose ntakubeshya kiriya kimara cy'umukobwa njye nagikunda ufite isura nk'izombi nkayirwanira ntabwo bishoboka birasikije ntabwo bibaho ni nzanga ni ikigoryi ahubwo birasa naho iyi nkuru isekeje itangaje kirivugana reka niryamire mishe isura yanjye kumbe nawe umwihangane uyu ni Chenge w'ikigoryi ufite inkebebe ihangane Chenge nawe ni urumara yaje kwicara hakuno nariheba araho sasa iyo kamubonye karikanga Zuwani waba wigeze ubona amakuru yaciye kuri internet ngo nayabonye umbabarire nukuri naguteje ibibazo kuki uri gusaba imbabazi nyine erega nyine abantu bavuga ngo ufite abakunzi benshi niyo mpamvu basanga naguteje ibibazo ejo tuzajya mu myitozo ugenda ujye kuruhuka ariko ibihuha byamaze kuzenguruka ahantu hose se basa ntacyo byagutwaye erega byanditswe kandi n'ibinyamakuru nyine nta kindi warenzaho ntibinakwicire mudu yego nabizi ikigo cy'amashuri kiba kiriho n'ubundi abanyeshuri bangana gutya ntabwo haburaho ibihuha ahubwo uramukenga ujya kuryama Ziyawo ahita amusezera mugenzi umusoreza ubwenge azi ko biriya bibaho sawa ijoro ryiza good night agomba ajye kwiryamira nakaryamira uburi tugaruka hano sasa muri refectoire yewe uriya ni wa mukobwa ufite aba boyfriend batatura nawe nyumvire umve bihuha yewe is that the girl who has 3 boyfriends uriya ni wa mukobwa ufite abasheri batatu
Ye uzi ko ari we. Ego. Ahita akata agongana n'undi. Dore intambara. Musenzi we. Ngaho reka ngufashe guhanagura. Oya genda. Wikugira nkaho uri umuntu mwiza ngo ugiye kumfasha nyakupfa we. Niba ushaka kumfasha ngaho n'inkweto zanjye zanduye ngaho zihanagure. Ararakara. Uyu nakunda agasuzuguro. Iyo ajemo agasuzuguro. Ngaho inkweto zanjye zanduye ngaho mpanagura niba ushaka kumfasha rero. Ararakara ni nyiri umujinya turamuzi. Arunama agiye guhanagura. Yewe have ntago bibaho. None wowe uri mu biki? Ntavuze ngo shaka kumfasha, mwaritse akamfasha. Reka managure. Nese si ko avuze ngo agiye kumfasha. Yewe mureke Lina. Nitwa Lina. Ntago wababaza inshuti yanjye tubana ngo mbyemere. Wiza n'imikino. Ziyao yaguhanagura bishatse ariko ntago yaguhanagura kubera agasuzuguro. Uri kuvuga ibiki? Urantutse uravuze ngo ngiye ngo ndi ikimara ngo Ziyao ntiyamanagura ngo ndi inzererezi. Karaseka. Lina. Nahanagura inkweto zawe. Ariko ibagirwa ibyabaye ariko sinazihanagura. Nyenza wenda ndaguma kure yawe kugira ngo tudashwana ngo bigere kure. Ariko basi byibuze ujye witwara neza hari n'ahandi twahurira. Kamutega iminsi mwihorera va ku musenzi sha. Denise ni umwana mwiza mugenzi umuntu babana mu cyumba kimwe. Ntago yamuterana ngo ajye gusuzugurwa. Ziyao. Nyine wumva nkubwire. Urakoze kuba wamfashije. Nye ubutaha nzakugura nka ka pome ngushimire. Nanjye zangurira se. Ni inshuti mugenzi nawe. Inshuti biwe baba ari kumwe. Avayo cenge kananga. Bite si bigyuki. Murekere kurya manze mbabwire. Bazanira ibiryo byiza muve kuri ibyo biri. So musenzi sinakubwiye ejo ngo tungureho induru. Mesha. Ariko nta kibazo nyine ntago nzongera kubikubwira ngo tujyane tujye kwisangirira ikura. Ase warikeye kumbwira nawe. Se subiza kwa kanyuri singo ahubwo ari jegenye no gukwiye. Nge muntu uhari ni nge musore nge nyine usigaye. None niba ndi singo birakureba asize yawo waritse uyu musenzi. Sheya? None ubundi urambaza ibiki wowe nakubwira ibiki? Nyine mbwira ibijyanye n'umukunzi wawe niba mutaratandukanye nkubere boyfriend ku cyaca. Boyfriend wanjye ari hakurya yatunga urutoki hayingutse Zuwani. Urabe Zuwani ari kumwe nande na Aningi. Ye birasa naho yikinnye. Bisa naho agize iki? Yikojeje agati ku muhume. Jya kure yanjye wamugengo wezi yawe. Arigendera. Heza gucyo wirukanka ndinda kiramukurikira. Aninga ararakara. Yabonye amakuru yuko bakundana. Wenda harakonje. Kandi ndumva barigendera. Iki cyasohotse gikurikiye umukobwa. Cyakurikiye umukobwa kibura harengeye. Icyacenga. Ahora mugenga arirukanka shaho. Uzi ko agenda? Ako nino. Turongeye turahuye. Baganira n'inshuti. Babana mu nzu. Arambwira ko Zuwani ni umukunzi wawe. None se nari umukunzi wawe kuki bari kumwe na Aning? Oya. Oya nuko cenge nyine yaranesheje umutwe nkahita nungura urutoki rugahita rugwa kuri Zuwani. Nta bindi. Okay, nta kibazo. Ariko wenda byabana byiza niba watunze urutoki ukarutunga Zuwani, bivuze ngo hari ikimana bateganyiriza. Nyagaza nawe nyumvire. Sabaganira. Ariko si yawo. Ngiye nakubeshye. Mbona ukunda Zuwani ngo iki? Erega nyine nuko wenda udashaka kubyerura ngo bitubwire. Ariko nyamara uramukunda. Ndebye na situation yabaye nijoro kunya kurwanira nabanzanga. Bisa naho harimo akantu. Yarabyumva. Ariko nanone ahorana na Aning sinzi niba kurana na Aning ariko ntibizaguca intege baramwoshya.
nyine ni mwiza kandi azi ubwenge ni umuhanga ariko nawe ntuzave ku izima uzitonde utazagwa mu mutego ariko se waretse gutekereza ukagera kure erega nta nubwo Zuwana ateye gutyo ntago yatende ku mukobwa hako ni keja dishi ni keja nanaga bifite ukuntu kabaranganye kuranye maso do ako mana inchi ko mana uratekereza ikira abaza Denise aranga guje amaso abona hakurya Sundi gutekereza ibikira oya ye twigendere sava wajya ngavuze ngo sava ati let's go ndatekereza ibiki koko sava tugende baragenda hakunino hano sasa kidamage Nchkwanga aza kubatoza abyukiraga kuri mucaka ya mu gitondo muri twa siporo wenda dukeka yuko ibyo tugiye kwiga kano kanya byazabagirira akamaro ari ingenzi kuri mwebwe niyo mujya kwiruka muzibuke yego tuzibuka amabwiriza mwahawe kuva mwagera muri iki kigo yose muzayakurikiza za kubereka mugenzi imyitozo mikeya y'ingenzi sasa imyitozo y'ingenzi bigisha hano tukubita muri slow motion gake hano ziyawe turamuzi warahondagura abo ngo mugiye kujya kwitoza mu magurupe kandi mwicunga atagira ubaza mugenzi we ngaho mutangire bagiye muki kwitoza ziyawe we haza sasa Linana sawa ngaho twitoze haza Linana wa undi bagonganye by'ibiryo aje kumwiyenzaho none urakeka wowe ni twitoza wanshobora sawa twitoze ngaho nyataka ngaho unyataka nk'umuhanga kandi wicunge ntaza kukubabaza arabanza aracunga hakurya umukobwa baramufata muri mu biki base arabazenguruka arazinga hakurya biteje uwo batazi hano atera sinyari ni Linana ngaho bahita bamufata bamukubite muri mu biki abona ko nabanzi hakurya agatafari hasi bose bashyira hasi ahoze turi kuvana n'amadayimoni ageze gutya azinze umuntu abandi bari kwitoza yewe ubanza hari ikintu cyongeye kuba uyu ni kananga nzanga mwese mwe murekeye gato basubiza ku murongo muhindukire iburyo barahindukira bagiye mucaka hano ahondaguye umuntu umuginga aranyatatse anyataka nabi nanjye nirwanaho namukubisa nyine snake reflex ni tekinike njye ntabwo nakurwanyije cyane ariko wisukiramo ubugome ayi umugongo we arataka aramubabaje abanza umuhumetse baramuhagurutsa ni Linana yewe byabyuze ukomeje guhagarara nyine mukitoza nyine nk'abana beza ziyawo yereketse yuko turimo turakina nyine imikino yoroshye ariko ni ukuri kw'Imana nsaba imbabazi urampemukiye ese kubera icyo uri kumubwira ngo kuki utamusaba imbabazi wowe ariko musaba imbabazi wamubabaje Linana sobanura amagambo yawe yuko byagenze wibeshya vuga uko byagenze wibeshya ngo usaba imbabazi ariko se kuko byagaragaye imbere y'amaso y'abantu wamukubise jido rugondi ihene ukamutikura hasi zina ry'Imana ntakubeshye ngewe mukubise kuko nashaka kwihorera kandi iyo mba nihorera bya danje mba namuvuniye n'ijosi arabyumva kirarira ariko twe twabatoje ko mugomba kujya mwitoza mukitoza neza cyangwa uze guhanwa niba utamusabye imbabazi nta kibazo ntago niba umusaba imbabazi ndajya mu gihano nawe unyumvire gufunga umutwe wumva gufunga umutwe aho kugira ngo umusaba imbabazi mu mpane maze igihe kinini mbatoza yuko nta kurwana nta kubabazanya genda ujya mu gihano cyangwa se umusaba imbabazi nta kibazo no problem ntago ndi bwigere musaba imbabazi ahubwo ndemera njye mu gihano ntago ndi buguhanere musabe imbabazi
saba imbabazi rinanagira vuba. Sasuye gusaba imbabazi biramugora cyane ko bamwiyenjeho. Yego turumvikanye ngaho saba imbabazi nyakupfa. Bajya mu minota 10 yo kuruhuka y'akaruhuko. Zuwani we baza biruka. Yewe reba Ziyawo. Ziyawo ni wabaye iki? Byanyenze bite? Niba habaye iki? Baje gutabaza Zuwani. Bamuzanye mu gihano. Baje kumuhana. Kwaragiye kabiri cyokere dishi. Do yaje mu gihano. Iki gihano ari bwoko ki? Byagenze bitera? Ye amaze hafi igice cy'isaha bahagaze kuriya. Wareke gufunga umutwe kugasaba imbabazi. Amukingira izuba bamwanditse ku zuba. Ndeka nyemeze neza nta kibazo mfite. Gafunga umutwe. Ntabyo gusaba imbabazi. Tangira kwibuka. Bigeze gushota umuyobozi w'ikigo umupira. Ziyawo we. Ni wowe ushotse umupira. Oya ntago yari jewe. None ninde? Sasa nzanga mbabara ndakwinginze ntumvuge. Ntunange. Reka nkubwire. Ine banshutse ngo nze kugutera kora ko ngiye nizi mirwanire. Ine ndabikora. None ugukanira umupira gute ngo hino ujye mu gihano. Iskagiye guhanwa mu mwanya wa Nzanga. Ziyawo. Genda ujye guhagarara hariya hafi y'idarapo uhamare hafi amasaha 5. Ni igihano arakimenyereye. Mr. Wanga we cyagiye kubivuga baragifata. Agiye guhanwa mu mwanya wa Nzanga. Nakana kitangira abagenzi bako. Baje kumubyinira kugira ngo atarambirwa. Nzanga na Evidex na Isa baje kumubyinira disi ngo atarambirwa. Mbese iki gihano arakimenyereye. Ni byabaye kera bakiri kumwe muri segonderi, muri high school. Kaje kanegekaye. Niyo njya kugaruka ngasanga usigaye ukora amakosa ngana kuriya. Basi nubona byongeye undi munsi uzasaba imbabazi Wanga. Erega ntago yari jewe. None niba atari wowe yarinde kuki utavuze wabikoze? Nukuri ntago yari jewe nyine ariko nemeye kujya mu gihano. Nta kundi. Zuwana reba. Arabizi siko kabikoze. Ye ntago nakubeshya. Ririya zoreraza kumumena gahanga. Gutekereza bize guhagarara. Yewe mu mwihorere yabikoza bishaka. Kubera ko n'ingobaganye. Ibi bihanara bimenyereye. Haza Cenge we ni urugorye. Ziyawo we. Yewe birahagije. Wagize ugasaba imbabazi ukareka guteza ibibazo. Ntago ajya asaba imbabazi. Gaho reba. Nukuri ko ntago nakubeshya uriya mukobwa ni dayimoni, ni igini. Ziyawo. Ndeba. Nzanga. Yewe ndeba. Agitangira kumuhungiza. So wakoresha za tekinike zawe za zindi nyine. Reka kuzana ubugorye. Mfite ngewe imbaraga nta kibazo mfite energy. Kumugira inama mugenzi asaba imbabazi igihano kirangire. Ngewe ntago nshobora kumanika amaboko ngo nemere ikosa kabyanze. Sasa no muhaye igihano nawe ubwe atangiye kunanirwa. Agakobwa hano ntago kananirwa mugenzi gatangira kurwara isereri. Dore isereri. Zuwana reba. Isereri. Aramufata undi baramuhana. Nzanga. Urabe Nzanga. Afashe umuntu amurya jida ataragera ku muntu afashe Cenge amurya jido. Urabe Zuwani yaratabaye. Cenge amuzi inyuma. Urabe Nzanga. Nzanga afata umuntu jido hasi. Amukira hasi. Zuwana aratabara. Aninga reba. Iyi ni inshuro ya kabiri. Dore Nzanga ngo arakanda umuntu. Dore Nzanga ngo arakanda umuntu. Zuwana aratabara. Aninga reba. Abona ko byanga bikunze Zuwani afite ukuntu akunda Ziyawo. Hano Nzanga yakanze umuntu amurya kawo. Bakimarawe. Aninga reba. Aninga akunda Zuwani. Yamuzanye mu ivuriro ry'ikigo. Campus Hospital.
araje bamutera serumu. Hariya isukari n'umunyu biba byagushize mu mubiri bakaza bakakongera kugira ngo uzanzamuke. Zuwani yabaye hafi y'umukobwa. Bamuteye ka serumu. Bibutsa ni episode ya 11. Je t'aime Beyoncé niyo tureba. Ndetse ngatuye DJ Ndagije, DJ Mugisha, Fila, ndetse na Selecta Venu, DJ Galaxy, DJ Mula. Bose ni abantu banjye, utabura na filime zanjye. Na DJ Ismail Mugatenga. Sila. Urakangutse, ese nari naguye kao. Nari nafeintinze. Kuri kw'Imana ndanatunguwe, nari nataye ubwenge. Naburi wirengero. Rekera kubitekerezaho cyane. Nakeka wakosheje. Oya ndabyumva ntago wanyumva ibyo nakoze. Yego yari amakosa. Oya. Umara wafashije nzanga. Umukora mu ikosa. None n'uyu munsi urongera urabisubiriye. Nkuko wabikoze kera ufasha nzanga. Koga funga umutwe. Ese Zuwani. Basi ubona ndo umuntu w'ingenzi kuri we ku buryo wantabara buruko ngize ikibazo. Niba cyangwa se ubona ndengera. Umbabarire. Oya humura nugira ikibazo niyo waba urengera. Wenda hari impamvu biba. Irebe. Uri umukobwa w'agatangaza, uri umuhanga. Ariko sundi gutungiriraho ikibazo ukampangayikira. Ngira iso nabimenye ntazakwica. Arabizi sarakanga. Iso nabimenye ntazamvuna ukuguru. Reka ubugorya ariko. Yo mvuga. Erega nabundi ukunda kuvuga ngo ndakagoryi. Oya ntago uri akagoryi. Ahubwo uri agakobwa keza kakuki. Gusa kakamara. Ngaho uruhuka. Yere njye kugurira imbuto nta kibazo. Aningi yabibonye. Arabikemanga kemanga. Hano gasigara kihonda umutwe. One baze Zuwani no kuri umutima we ukuntu uhangayitse kubera ngewe. Ariko ze kuki ntahinduka koko. Kuki ngomeza gukomeza guteza ibibazo. Araho. Chenge. Yefite amakuru meza n'amakuru mabi. Good news and bad news. Ngira ushaka iki imbere arabyuka. Chenge. Aya. Yari episode ya 11. Kuri Je t'aime Beyoncé ni Genius. Gwerane mutima ukeye. Genius Genie ndabakunda cyane. Aya ajya kuri Instagram wandika Genius agasobanura official. Ubundi urebe byinshi mu mafilime ngiye gusohora. Cyangwa se ujye kuri YouTube. Ushaka YouTube channel yacu yitwa Bad News Entertainment. Uboneho n'ibiganiro byinshi. Ari naho hantu uri busange Genius. Ngayo nguko.